Ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel, ntugende utabaye umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro mbagezaho, kandi birubaka cyane mu gihe ufite umukunzi cyangwa se wifuza kugira ngo ugire umukunzi. Uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ibintu bitandatu bikomeye cyane wowe musore, niba ufite umukobwa murimo murakundana kano kanya ukaba wifuza uti ndashaka kugira ngo abe uwanjye. Ibintu bitandatu bizagufasha gutuma umukobwa kwiyegurira burundu adaciye iruhande. Nibihe? Reba video yose kugeza irangiye. Ni ibintu bitandatu. Ikintu cya kane cyo kirakomeye cyane, kuko nukitondera iki kintu kizatuma urara umwegukanye utagiye kure. Ikintu cya mbere rero ni ikihe? Iyo ushaka kugira ngo umukobwa mu by'ukuri akwiyegurire, dore icyo ukora ni iki. Uyu mukobwa rero azabanza yitegereze kuri wowe, avuga ati ese uyu muntu afite ikintu akunda gukora buri munsi kimunezeza. Muri make azabanza yite kumenya umunsi wawe uba uhagaze gute. Rero wowe musore, niba ushaka kugira ngo wegukane uwo mukobwa, banza umenye uti ese umunsi wanjye uba uhagaze gute. Ni iki nkora buri munsi gishobora kuba gituma ntangira umunsi wanjye neza. Urugero, ushobora kuba wabyuka buri gitondo ukavuga uti gahunda yanjye ikinshimisha igituma umunsi wanjye ubaho neza buri munsi nuko nshobora kuba nabyuka buri gitondo nkakora siporo, cyangwa se nkasoma ibitabo, cyangwa se hari ikintu ushobora kuba ufite ukora cyihariye mu by'ukuri gitandukanye n'icy'abandi. Uyu mukobwa ashobora kuba abona nicyo kintu cya mbere nakubwira gishobora gutuma aba akwifuza umunsi ku wundi, kuko abona yuko ukora ikintu ukunda kandi ukora buri munsi. Icyo rero ni ikintu cya mbere abakobwa akenshi bitegereza iyo bashaka kugira ngo bakwiyegurire, bagukunde by'ukuri. Iyo umukobwa yabonye yuko wikunda kandi wishyira imbere, nta wundi muntu uzana gushyira imbere mu buzima bwawe, iki ni ikintu nakubwira yuko kibakora ku mutima cyane, kigatuma mu by'ukuri agira curiosity yo kumenya umunsi ku wundi, kuko abona ati uyu muntu ko mbona mu by'ukuri yiyitaho, ko mbona niyo ntamuhamagaye cyangwa se ntakoze iki n'iki atazana amahane cyangwa se ngo ibintu bibe intambara. Iki kigatuma akwibazaho umunsi ku wundi, kuko abona yuko mu buzima nubwo mushobora kuba muri kumenyana kano kanya, mbere yuko mutari muziranye ubuzima bwari buriho kandi yari ariho neza. So icyo ni ikintu rero nakubwira yuko iyo umukobwa yakikubonyeho mu by'ukuri bituma agukundaho umunsi ku wundi. Ikintu cya gatatu gituma umukobwa mu by'ukuri agukunda cyane akakwifuza umunsi ku wundi, iyo ufite umurongo ugenderaho mu buzima. Ahangaha navuga yuko hari limite y'ibintu mu by'ukuri ugenderaho. Hari ibintu ubona ako kanya ukabishyiraho akadomo, ntabwo uri wa muntu ucecetse. Niba hari ikintu ubona kitagenda neza, ukizana ako kanya ku meza mugahita mukivugaho, bitari ibintu byo kubika cyangwa se guceceke. Iyo umukobwa rero yabonye yuko ufite uwo mutima wo kuba utaceceka, cyangwa se hari ikibazo cyabaye ntukivugeho, ibyo ni ibintu bituma akuzaho cyane, kuko avuga ati ejo cyangwa ejo bundi ninkora ikosa ashobora kunkosora kandi ubuzima bwacu bugakomeza neza. So iyo rero navuga ko ari karite nziza cyane ku musore. Iyo ufite ikintu cy'ikibazo ubona ko kitagenda mu mubano wanyu, iyo ubona yuko kitagenda ukakizana aho ngaho mukakivugaho kikarangira, ni karite nziza cyane abakobwa iyo bakubonyeho bishimira cyane. Ikintu cya kane ahangaha nababwiye rero, navuga yuko iyo umukobwa yakikubonyeho mu by'ukuri, niba hari ikintu navuga gituma kwegeraho cyane, ni iki kintu cya kane. Iyo mutangiye gukundana, wowe musore ukasa nkaho umuhaye umwanya we, aho kugira ngo wigaragaze cyane cyane muri urwo rukundo, bizanemo umuvuduko mwinshi cyane, ugasa nkaho ushaka kugira ngo umuhe umwanya wo kugira ngo mumenye ku ruhande rwe ndetse nawe akumenye ku ruhande rwawe. Icyo ni ikintu kinezeza cyangwa se gituma umukobwa kwiyegurira cyane cyangwa se agukunda cyane. Iyo ukimara kumenyana n'umukobwa ukumva urashatse kugira ngo
ako kanya muhite mubikora official, mubishyire ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mubivuge mu bavandimwe cyangwa se bibe bya bintu byihuse bitamaze kabiri. Abakobwa kenshi bibaca intege kuko baba babona ko bijemo umuvuduko mwinshi cyane. Iyo rero uri umusore ugendesha ibintu buhoro buhoro kugira ngo ubashe kumumenya nawe abashe kukumenya, ni ikintu kibanezeza cyane. Aha rero usanga abasore benshi bakora ikosa rikomeye cyane iyo ufashe telefone ugahamagara cyane, ukabona yuko umukobwa atangiye kugenda agabanya uburyo mwaganiraga, ukabona biri kugenda bigabanyuka. Nicyo kibazo cyo kuba habayeho ikintu cy'umuvuduko mwinshi cyane mu rukundo rwanyu. So iyo rero wabigabanyije bituma umukobwa mu by'ukuri afata umwanya wo kukumenya ndetse nawe ukamumenya, ejo cyangwa ejo bundi ukabona arakwiyeguriye. Ikintu cya gatanu aha ni ikihe? Iyo uri umusore mu by'ukuri uburyo wigaragaza imbere y'umukobwa, burya abakobwa cyangwa se igitsina gore, uburyo twebwe tugaragaza amarangamutima yacu akenshi ni muri emotion. Uburyo wigaragaza cyane ku mukobwa bituma habaho ikintu cya connection ikomeye cyane bitewe n'ayo marangamutima wamweretse. Rero niba utari wa muntu utomboka cyangwa se uvuga nabi cyangwa se telefone ntiyafashwe cyangwa ntihabayeho ntago mwahuye cyangwa se yishe gahunda, ugatomboka cyane kuri uwo munsi ukabona yuko ibintu byose bibaye intambara, umukobwa bimuca intege cyane, ugasanga yuko kuba yakwinjira mu rukundo akenshi bimugora cyane. So ni byiza rero kwirinda kugira amahane ndetse no kumenya gukora ikintu, forma emotion hagati yanyu kugira ngo connection yanyu ibeho neza. Ikintu cya gatandatu hano rero narangirizaho ni ikihe? Iyo umukobwa yabonye yuko mufite vision imwe, intumbero imwe, mu by'ukuri nta kabuza aguha urukundo rwe kuko abona yuko hari ibintu byinshi muhuje ankome. Urugero, niba uri umuntu ukunda ikintu runaka nawe ashobora kuba agikunda, urumva nta kabuza ahangaha byanga byakunda muraza guhuza muri byinshi. Niba ufite ikintu, inzozi runaka ushaka kugira ngo uzagereho, ukabimuganirizaho ukabona yuko abigushyigikiyeho, nta kabuza mu by'ukuri icyo ni ikikwereka yuko nunamubwira uti dukundane kano kanya, nta mpamvu yo kugira ngo yange kuko abona yuko mufite intego imwe cyangwa se intumbiro imwe. Nibyo bintu rero bitandatu nagira ngo mbabyire mu by'ukuri bituma umukobwa agukunda umunsi ku wundi, akumva yuko yakwiyegurira mukabana akaramata. Niba rero nawe ufite ibindi, aho hasi muri komenti ubinyandikire kugira ngo n'abaza kureba iyi video babashe kumenya ibyo bintu bishobora gutuma umukobwa akwiyegurira umunsi ku wundi. Naho ubutaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, bye bye.